ariko ntimugafate ibintu ngo mubyoroshye. Tekereza nk'umukobwa wawe, mushiki wawe, cyangwa se ntibikabe, ariko se umubyeyi wawe agize gutya agafatwa ku ngufu, hanyuma kubw'amahirwe make agaterwa inda itateguwe, yafashwe ku ngufu. Iyo ni imwe muri scenario zimwe zishoboka, cyangwa se mu bintu bimwe bishoboka bishobora gutuma umuntu atwara inda atateganyije. Hari n'izindi scenario zigiye zitandukanye. Ushobora gusanga umwana ari mutoya atujuje imyaka, ari imyaka donc 18, cyangwa se nko ku itegeko nyine ribiteganya, ariko ugasanga agize impamvu runaka zituma afata cyangwa se atwara inda atateganyije. Harya ngo habaye hari itegeko rirengera uwo mwana cyangwa se uwo mubyeyi cyangwa se uwo muntu watwaye iyo nda atateganyije, rimufasha kuba yabona uburyo bwo kuyikuramo kandi budashyira ubuzima bwe mu kaga, hari ikosa yaba akoze, hari ikosa ryaba ribaye. Ndashaka yuko tufata umwanya uhagije nk'abanyarwanda mukurikira channel ya Dr. Richard Official, mukanyunganira, mukampa ibitekerezo. Hari ikosa ririmo, hari icyaha kirimo. Maze rero ngewe icyo mbona wenda ku rwanjye ruhande, ariko singira uwo influencer, mbona wenda ari uko abantu ntabwo ari bo biba byagiriweho. Bibaye ari wowe byagiriweho, ari umuntu wawe uri close, bishobora kuba wenda byagira ukundi kuntu byumvikana. Ariko iyo biri ku muntu wa kure nibwo utangira kuzanamo amarangamutima ngo yakoze icyaha, ngo yagize gutya, ngo umuco, ngo idini, ngo ibiki n'ibiki. Ugasanga rero hari abantu bamwe na bamwe bavukijwe uburenganzira rimwe na rimwe, cyangwa se banafashe ibyemezo bitakagombye. Tujya twumva abashobora gufata ibyemezo bitari byiza byo kujya gukuriramo inda ahantu hatizewe, rimwe na rimwe bikabagiraho ingaruka zishobora no gutwara ubuzima bwabo. Hari abagira ibibazo byo mu mutwe kubera kunanirwa kubyakira, rimwe na rimwe akaba yakwiyambura ubuzima ubwe, akiyahura kubera kwiyanga, bitewe n'uko sosiyete nyine yamwakiriye, cyangwa se sosiyete yamufashe ngo yatwaye inda, byagenze gutya na gutya, kandi wenda we nta n'uruhare yabigezemo. Ese mubona atari byiza yuko aba bantu mu by'ukuri leta yakomeza gushyigikira kubarengera? Leta rero yo nta kintu kinini nyisaba, nta n'icyo nyishinja, kubera ko itegeko rirahari, rirasobanutse, rigaragaza umuntu wemerewe kuba yasaba serivisi yo gukurirwamo inda. Inda ikaba yakurwamo mu gihe nyine yujuje ibyo bisabwa. Hari abantu leta yagiye igaragaza, tujya dukunda kubiganiraho. Hano rero kuri channel yacu ya Dr. Richard Official, uramutse ugize ikibazo, still ngenda bivuga, munyumve neza, ntabwo ari ugushishikariza abantu gukuramo inda n'iki, ariko ni no gukangura ba bandi itegeko ribona koko bakwiriye kuba bahabwa iyo serivisi, bakamenya yuko ubwo burenganzira bufite. Si uko itegeko ryemera gukuramo inda muri rusange, ariko hari abo itegeko ryemerera. Nuramuka wenda ugize icyo kibazo ukasama inda utateguye n'iki, ushaka kunyandikira hanyuma tukaganira. Si ngombwa yuko umpa imyirondoro yawe yose, amazina cyangwa iki. Icyo mba nkeneye ni ukumenya nyine scenario, ukampa ubutumwa kuri WhatsApp, kuko kumpamagara byo ntabwo bikunda. Ushaka kumpa ubutumwa kuri WhatsApp, hanyuma nkaba nagira gutya nkagufasha mu kugusobanurira icyo amategeko ateganya, nkagufasha nkuyobora aho ushobora kuba wabonera serivisi niba koko amategeko ayikwemerera. Ikindi ubwo bikagufasha nyine no kurinda ubuzima bwawe, cyangwa se kubungabunga ubuzima bwawe, kudashyira ubuzima bwawe mu kaga. Kudashyira ubuzima bwawe mu kaga bivuze iki? Bivuze ko iyo serivisi niba koko uyikwiye, ugomba kuyihabwa n'umuntu wabyigiye, ubifitiye ubumenyi buhagije, akoresheje ibikoresho byabugenewe, kandi bigakorerwa kwa muganga ahantu habugenewe hizewe, bityo ubuzima bwawe bukabasha kwitabwaho uko bikwiye. Ariko urabyumva ko bitandukanye nuko wajya gukuramo inda ukajya kuyikuriramo ahantu hatizewe, hatazwi,
bakoresha ibikoresho bibonetse ibyo ari byo byose. Hari n'abo njya numva batera urwenya ngo bakoresha ngo ibiti ngo by'imyumbati. Ntekereza ko atari no gutera urwenya, ahubwo haba harimo no gushinyagurira ba victime baba bagiyeyo guhabwa iyo serivisi. Ikindi bakanayihabwa bayishyuye amafaranga menshi cyane, kandi wenda kwa muganga iyo serivisi ishobora kuba yakorerwa amafaranga makeya, rimwe na rimwe ndikakorerwa kuri mituweli, cyangwa se bikaba ari n'ubuntu bitewe n'icyabaye, nk'uko nyine nawe uzagenda ubisobanura kwa muganga. Kandi ikindi ukaba uvayo wizeye ko kuko yanavuyemo, bagukorera ecography, bakagukorera isuzuma ry'ibanze, bakakumenyera nyine uko ibintu byifashe, ukamenya ko yavuyemo. Njya numva hari abampa buhamya bakambwira ngo inda yanjye ngo nagerageje kwikuramo, wenda kubera haba harimo n'akabazo k'ubwoba n'isoni, ntabe yanakubwira neza, akakubwira ngo ariko ngo ntekereza ko itavuyemo, ngo wenda yakomeje gukura se, cyangwa se ngo aracyumva afite ibimenyetso, ngo aracyababara amabere, cyangwa se n'utundi, cyangwa se ngo yakomeje kuva. Ibyo rero ntago iyo inda wayikuriyemo ahantu habugenewe, yakuwemo n'umuntu wabyize yakoresheje ibikoresho byabugenewe, nyuma agakora isuzuma akamenya neza ko koko yashizemo cyangwa se yavuyemo, ibyo bibazo ntago ukomeza kuba wabigira. Ikindi buriya muba mutazi nuko hari n'ubundi burwayi bundi uba ushobora gukura aho handi wajya gukoreshereza cyangwa se gusaba iyo serivisi. Ubwo burwayi rero haba hari byinshi, ntago nabasha kuba bisobanura, ntago ari wo murongo nari nahisemo ko iki kiganiro tukiyoboramo kuri uyu munsi, ariko haba hari ibintu byinshi burya muganga ashobora kuba yasuzuma, wowe wabuzi cyangwa se utanazi, ariko byose muri rusange biganisha ku kuba bamenya neza ko ubuzima bwawe bubungabunzwe kandi bumeze neza, kugira ngo ubashe gukomeza ubuzima bwawe bwa buri munsi. Niba uri umunyeshuri ukomeze wige, niba uri umukozi ukomeze ukore, niba ufite n'ibindi ubamo kandi nabyo ukomeze ubikore. Izo nda cyangwa se iyo nda itateganyijwe, donc ikugwiririye, itakubujije amajyo, cyangwa se ngo ikubuze icyerekezo cyawe nk'umwari cyangwa se umutegarugori. Ni muri urwo rwego rero mba ngira ngo unyandikire kuri WhatsApp, ndongera nsubiremo, nimero ni 0786533463, unyandikira kuri WhatsApp. Hanyuma iyo mbonye umwanya bitewe n'akazi mba ndimo ndagusubiza, hanyuma tukaganira icyo amategeko ateganya, ukambwira niba wujuje ibisabwa, nkaba nakuyobora wenda ku bitaro bigiye bitandukanye nzi by'iwacu mu Rwanda bishobora kuba byagufasha. Hanyuma ikindi, wagira ikibazo icyo ari cyo cyose ashobora kumbaza. Gusa iki kiganiro nkikoze kugira ngo abantu banyandikire muri comment bitewe n'ukuntu twatangiye. Ese mu by'ukuri nuko mutekereza yuko gukuramo inda ku bantu bamwe, singiye nanjye sinshyigikiye yuko ari kuri buri umwe, ariko ku bantu bamwe na bamwe bitewe n'icyabaye kugira ngo iyo nda ayisame, mutekereza yuko atari ukubera yuko byagerewe ku bandi, abaye ari umuntu wawe ahari ntushobora gushaka uburyo ubigenza kugira ngo ubuzima bwe butazima, cyangwa se ubuzima bwe butajya mu kangaratete, kuko buriya hari igihe usanga inzozi z'umuntu zishobora kuzimywa n'ikintu gito kandi cyakagombye kuba cyafatwaho umurongo kigakorwa mu buryo buzima, hanyuma ubuzima bwe bundi busanzwe bugakomeza akazigirira umumaro, akawugirira umuryango ndetse akawugirira n'igihugu muri rusange. Nk'uko tujya dukunda kubibabwira hano kuri Dr. Richard Official, nta kindi kintu kidushishikaza, ntabwo ari uko nkeneye wenda cano yuko ngo yinjiza amafaranga menshi, nkeneye ko yinjiza amafaranga menshi. Hari ubundi buryo nabigenzamo, nkakora content ziri mpuzamahanga ku buryo
n'abandi bazireba, kuko murabizi ko mu Rwanda nyine content abanyarwanda dukora abazireba abenshi ari abo mu Rwanda ntabwo zinjiza amafaranga. Icyo ngamije rero ngiye si amafaranga cyane, ahubwo icyo ngamije ni ukugira ngo umuryango wacu, umuryango nyarwanda ndetse n'abandi bumva ikinyarwanda babashe gusobanukirwa, bamenye bimwe mu byo donc ni icyo twita mu rurimi rw'icyongereza awareness, kugira ngo nyine ubuzima tubashe kubungabunga niyo bwaba ari ubw'umuntu umwe. Njyewe iyo mbashije kugira umuntu umwe mfasha byonyine biranshimisha, numva ko ngeze ku ntego yanjye, kubera yuko intego nyamukuru niyo gutuma abantu bamenya icyakabazimije bakakirinda, hanyuma twese hamwe nk'abitsamuye tukubaka urwatubyaye. Ngayo nguko rero, abakunda channel yacu ya Dr. Richard Official mushobora kuyisangiza abandi, cyangwa se mukanabashishikariza gukora subscribe. Ikindi rwose mumpe comment kugira ngo numve iyo initiative yo kujya twigisha abantu cyane cyane ku bigendanye no gukuramo inda. So kubigisha uko bayikuramo, si no kubigisha iki n'iki, ahubwo ni ukureba ese koko iyo nda uri umukandida, itegeko riteganya iki, wemerewe ko wayikuramo, ese niba ubyemerewe wayikuriramo hehe. Ngayo nguko tuzagenda wenda tugira n'ibindi bigiye bitandukanye tuvuga kuri iyo ngingo. Ubwo uko muzagenda mugira ibyo mumbaza cyangwa se n'ibitekerezo abantu bagenda baduha, tuzabyifashisha kugira ngo turebe ko hari ikindi kintu cyiza cy'umumaro dushobora kuzana muri sosiyete yacu, tukarushaho kuyubaka, kuyibungabunga, ndetse no kureba ko twagira twese ejo hazaza heza. Murakoze, murakarama. Reka mpinira ahangaha, tuzongere mu biganiro byacu by'ubutaha. Ni kuri Dr. Richard Official. Dr. Richard duhora tubategeye amaboko, murakaza neza rwose, murisanga. Tuzakomeza kubaha amakuru, kandi amakuru yizewe, amakuru atariho ivumbi niba ariko navuga, kugira ngo twese nk'abanyarwanda tubashe nyine kugira ubumenyi kandi tujye dukora ibintu bisobanutse. Murakoze, naho ubutaha.